Yes, mwongeye kwirirwa neza, murakaza neza nanone kuri channel yanyu ndetse yacu aho twigira ikoranabuhanga mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero turi buganire ku bintu bikurikira. Icyambere tugiye gusobanukirwa uburyo dushobora kwikorera local area network. Local area network dukoresheje Cisco Packet Tracer ni simulator, ariko uburyo turi buyikore hano ni nako n'ubundi ikorwa mu buzima busanzwe. Wamenye kuyikora kuri Cisco Packet Tracer nka simulator, wanayikora no mu buzima busanzwe. Ikintu simulator ifasha no igufasha nenda nk'urugero tuvuge ugiye ufite enterprise runaka, institution ise ushaka kubakira network, ushobora kuyisimulatinga mbere yuko wenda ugura ibikoresho, ukabanza ukareba uburyo izakora, ukareba izakenerwa, hanyuma ukabona kuyisetinga ariko wabanje kuyiga logically mbere yuko ugura ibyo bikoresho. Rero uyu munsi turi burebere hamwe uburyo twasetinga LAN yacu, mbese tukaba dufite devices 3 cyangwa 4, laptop cyangwa desktop, tukagira switch, hanyuma tukaba twabihuza bikaba byasangira amakuru se cyangwa se bikaba byasharinga data. Hanyuma turi busobanukirwe n'uburyo cables akoreshwa. Cables muri networking dufite izitwa copper straight through, tukagira yitwa copper crossover, ndetse tukagira n'itwa console. Straight through cable ikoreshwa iyo ushaka guhuza devices zidasa. Urugero nk'iyo ushaka gukoresha imashini uyikonekta kuri switch, cyangwa se ukonekta switch kuri router. Yego, icyo gihe ukoresha yitwa copper straight through. Tukagira n'iyitwa copper crossover. Copper crossover yo ikoreshwa iyo ushaka guconnectinga ama devices asa. Urugero ushaka guhuza nka switch kuri switch cyangwa se router kuri router. Tukagira na console. Console yo yifashishwa iyo turi muri configuration, turi nko creating ama VLAN ku ma switch ari manageable, n'ama switch nayo tuzarebaho mu gihe kiri imbere. Ariko uyu munsi ndi babwire ni ku kintu cyitwa Auto MDIX. Auto MDIX nayo ni uburyo nayita nka features ziri kuza muri devices muri no minsi ziri kusohoka muri no minsi zifite new technology nabyita gutyo. Iyi features zifasha devices ziyifitemo kuba zakoresha cable yaba copper se cyangwa copper straight through cyangwa se crossover zitiriwe zita umwanya. No kuvuga ngo niba ari tuvuga ushaka guhuza switch kuri switch, izi ugakoresha wenda tuvuge straight through, icyo gihe izakora kuko izo devices ziri gusohoka zifitemo ikintu nakwita nka tolerance, aho hatagira ikibazo kibazi. No kuvuga ngo automatically zishobora kuba za detectinga cables zikaba zayikoresha, kandi utiri ujya kuvuga ngo ndahitamo crossover cyangwa se ndahitamo straight through. Yego, ikindi nababwira yenda mbere ko dutangira nuko mwakora subscribe kuri no channel yacu kugira ngo mujye mubonera amakuru ku gihe, ndetse na video nshyashya yasohotse mujye muhita muyigira access. Ndumva mwamugize neza, mudukorereho subscribe hanyuma mujye mubona amakuru ku gihe. Ndumva rero tudatinze twatangira. Nkuko nababwiye turi bukenera application muri machine yacu yitwa Cisco Packet Tracer, niyo tugiye gukoresha muri simulation. Uyu munsi ndabigisha uburyo wakora simple LAN akoresheje switch, ariko nzabigisha n'uburyo ushobora guhuza network zitandukanye, turaza kubireba. Icyo gihe iyo ndiba turi buhuze network zitandukanye dukoresha router, nabwo nzabigisha uburyo ushobora kuyikonfigura, hanyuma namwe mushobora kuba mwabyikorera. Yego, uyu munsi rero tugiye gutangira na simple LAN. Simple LAN tugiye gufata imashini nk'ebyiri cyangwa 3, ndetse dufate na printer, hanyuma nitumara kubihuza dufate message tuyoherereza imashini imwe, turebe ko nibura mashini ishobora gusharinga data cyangwa se ishobora gusharinga printer. Yego, hano hasi rero nkuko mubibona ina application yitwa Cisco Packet Tracer. Hano hasi tuba dufitemo network devices, urana nayo dukanze kuri network devices. Hano tugira ama router, tukagira za switch nkuko muri kubibona, izi ni switch zitandukanye. Hanyuma hano tukagira ama devices nkuko mubona, ama laptop, desktop, servers,
printers, IP phones, telefone akoresha ama IP, ndetse hano tukagira n'ikintu bita ama cables cyangwa se connections. Nkuko nabwiye hari izo bita straight through cables, nkuko mubibona hari yitwa crossover, hari yitwa console, hakaba n'ingiyi ishobora kudetectinga automatically ikaba yaguha network bitewe na device wa connectings. So tudatinze rero reka dufate device ebyiri. Tugiye gufata desktop, dufate laptop, hanyuma dufate reka dufate na printer. Yes, dufate na printer. So izindi device ebyiri tugiye kwifashisha muri network tugiye gusetinga run. Hanyuma nitumara kuyisetinga turebe ko nibura imashini imwe ya printing yakoreza message kuri printer, cyangwa se na laptop ikaba yakoreza message kuri ino desktop. Icyo gihe rero turifashisha switch, turifashisha iyi ngiyi ndayizambuye muri kwibona. Mu busanzwe iyo duconnecta desktop kuri switch dukoresha connection ni za cable twavugaga. Normalement dukoresha copper thread through, bango nizafata kuyikandaho, amara kuyikandaho kaza gakanda kuri no machine ya mbere, ukafata port ya iriyo bita fast ethernet, ukayikurura ukayizana hano kuri switch yawe, naho ugafata fast ethernet ubwo ni 01. Hanyuma ukagaruka kuri cable, ugafata cable kuri laptop fast ethernet, ukayikurura ukayizana hehe kuri switch yawe, ugurana ko ifata port ya kabiri. Twibuke yuko switch igira ama port 28. Izi ziri simple nk'izi mubona nga dukoresha amarab, duconnecta ama laptop, n'ubwo ushobora kuba yakiconnecta devices 24 maximum. Yes, kadushireho na printer. Iyi ni printer twifuza yuko izajya ikoreshwa muri tuvuge ndi iyi ni office. Iyi ni office turi gusetinga, izajya irimo abantu benshi, ishobora kuba ifite imashini zirenga 10, ariko izo mashini zose zikaba ziri seted ku buryo zakoresha printer imwe. Okay, so ubwo urabona ko mu mashini zacu twamaze kuzisetinga. Muri kubona hano akadomo karacyari orange, ariko mu kanya karaza guhinduka. Rero gutya bimeze, dufite network, murabona amakebo yagiyeho, ariko uko mubona byarangije kuba connected hano, ntabwo bishobora gusharinga kubera yuko ntabwo turashyiramo configuration, niba nabyita gutyo. Urugero wenda reka twohereze message tuyibane kuri machine, tuyizane kuri iyi ngiyi. Rero niyo tuyohereje tubwira ngo laptop has no function port, ukuvuga ngo nta configuration iyi LAN yacu ifite ya local area network turi gusetting. So kugira ngo ibi birangire rero ino port zibone function, ni cyane tugira gute, turaza tukaziha ama IP. Ni ukuvuga ngo turaza ku mashini ya mbere hano nkuko mubibona, tuyikandeho, tuza hano kuri desktop, tuzarebera muri ibintu by'ama IP nabyo tuzabyigaho mu kintu bita subnetting. Ashobora gufata IP nini ukawigabanyamo ama IP matoya bitewe nayo ukeneye. Ukajya hano muri IP configuration, ukayiha IP hano. IP reka tuvuge na tuyihaye 192 168 rimwe wenda kabiri. Iyo ukanze enter, subnet mask ihita yishyiramo. Iyi subnet mask ni subnet mask ya IP zo muri classe C, cyangwa se classe ya gatatu. Yes, hanyuma ubwo ni birasaba ko tuyiha IP nayo ni desktop IP config, then tuyihe 192.168.1.3, enter, ikahita ibona IP yayo. Hano tukazana hano kuri printer, hano kuri printer tukayiha nayo configuration zayo, tukoresha yo fast ethernet. Hanyuma tukayiha IP 192.168.1. Ubwo here we have 4. When we hit enter, ukabona ko hita bona IP yayo. Gutya rero tumeze gutya, tuba twamaze gusetinga imashini zose twazisetinze. Noneho reka turebe ko dushobora kohereza connection ikava kuri no mashini. Dushobora kuyita izina, reka tuyishakire izina imashini yacu, reka tuyishakire izina, reka tuyite Kesi. Hanyuma iyi ngiyi tuyite tuyite Pira. Okay, hanyuma printer turi bujye dukoresha ni iyi ngiyi, sibyo?
Yes, ni ukuvuga ngo Peter na Kesi bafite ofisi bakoreramo. Muri kubona ko iyo wegereje kasa yawe kuri mashini ihita iguha configuration zayo. Noneho tugiye kohereza message ive ku mashini ya Kesi ize kuri iyi laptop ya Peter. Iyo dukanze hano turaza hano tugakanda na hano, reka dukanda hano kuri simulation. Yes, nakana tukazane hano, ni ukuvuga ngo iyo dukanze kuri go, mashini message va kuri mashini ya Kesi nkuko mubibona ikajya kuri switch, yagera kuri switch ikayohereza kuri mashini ya Peter. Okay, muri kwibona mashini ya Peter igasubiza kuri switch acknowledgement, ikemeza ko yayibonye, hanyuma switch ikohereza kuri mashini ya Kesi ikabwira ko acknowledgement yabaye, mashini yayibonye muri network. Yamara kuyibona muri kubona ko aha hasi tugira gute, tubona successful. Icyo gihe ni ukuvuga ngo mashini ishobora kuva kohereza message ikava kuri mashini ya Peter source ikajya kuri destination ariyo yitwa Peter. None reka noneho tuvuge wenda Kesi arumva ashatse guprintinga, reka dufate na Peter ashatse guprintinga, reka dufate na Kesi nawe aprintinge. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo bagiye gukoresha meme printer, they are sharing the same printer. Okay, then we run the command. Nko mubibona all the connection will pass through the switch is serving nka hub ko mubibona. Hanyuma imashini kuko nta gahunda zifitanye, ni mubona murako naho nta connection zitazihwana, ariko muri kubona ahangaha muri progress bikuvuga Peter printer, Kesi printer. Ni ukuvuga ngo mashini iri gushaka, zombi ziri gushaka iriya printer dufite muri network. Nkuko mubibona iragiye, zose zabaye acknowledged. Murana ko kuri Kesi hajeho karaka green, bivuze yuko karaga checking, bivuze yuko yamaze kuyibona muri network. Hanyuma na Peter nawe nuko nguko, na Peter nawe kugira mwakabonye mbere, yimaze kuyibona. Muri kubona hano hasi muri simulation yacu real time, muri kubona ko zose zabaye successful. Ni ukuvuga ngo icyo gihe mashini zacu zombi zabashije kuimprima n'urugero nka document muri network yacu. Noneho reka duse nk'abahindura wenda IP imwe muri izi mashini. Bora dufata ingi ya Kesi, muribuka ko iri muri range ya 1 2. Remember iyi kabiri niyo IP iranga imashini muri network, mu gihe iyi ngiyi 192.168.1 ari range tuba turimo. Noneho iyi yacu muri kubona ko nayo iri muri 1.9.2.1.6.1.3, urabona ko ziri muri network imwe, ariko iyi IP ya nyuma iranga imashini yo igahinduka kugira ngo hatazamo conflict muri network. So reka iyi mashini ya Peter duhindure hano tuyihe 2. Nituyiha 2 irahita ijya muri network itandukanye n'iyi ngiyi. Remember muri iyi ngiyi dufite IP 1 2, mu gihe ahangaha tugize IP 2 3. Ni ukuvuga ngo 2 3 zigiye muri network range zitandukanye. Icyo gihe turi gukoresha switch nka gutya, ntago message ni machine nishaka communicating n'iyi ngiyi bizemera. Okay, ntago bizemera kubera iki, niduraninga izahita iba failed kubera ko bitari muri network imwe. Sibyo, reka turebe simulation ikintu ngiye kutwereka. Bana turohereje message izigize gute, ihise iba failed kubera iki, ntago muri kubona hano hasi ntago ziri muri network imwe. Sibyo, so kugira ngo devices rero zibashe gucommunicatinga na iyo ziri muri network, wa creating LAN yawe ugomba kumenyesha ko izo imashini ziri hehe, ziri muri network imwe. Ariko nubwo mubona iyi laptop itari muri network imwe n'izindi, ariko iyi printer ni imashini ya Kesi zo ushatse kuzikoresha zakora. Kubera iki? Kubera ko ziri muri network imwe. Remember iyi ngiyi iri muri range ya 1 2, iyi ngiyi ni 1 katurebe ni 1 4. Ni ukuvuga ngo ziri muri range imwe. Niyo mpamvu mubona message iva kuri Kesi, mashini ya Kesi igaca muri switch ikaza kuri printer. Muri kubona ko yabaye successful. Sibyo, reka noneho twohereze message ivuye kuri mashini ya Peter. Mwabonye ko kuri mashini ya Kesi bidakorana. Reka turebe ko noneho tuzahereza hano kuri printer bikemera. Yes, urabona ko twamaze gushaka kohereza message,
ariko ndabizi ntabwo biri buze kwemera. Impamvu twayivuze ni uko bitari muri network imwe. Peter nashaka kwempurima kubera ko iyi printer yacu iri muri range ya 1 ntago bizemera, izaferinga. So nicyo gihe rero bigenze gutyo bisaba yuko cyane cyane ejo bundi muzamura aba network officers se cyangwa directors muri industries zitandukanye aho institutions zikomeye. Icyo gihe muzamakinge sure yuko mu gihe mwagize ikibazo muri network yanyu, mu cyambere mubanza kureba niba koko icyo kibazo mwagikemura mubanje gucekinga izi IP, kuko hari igihe ushobora gushyiramo IP ikaba yateza ikibazo muri network. Yes, muri kubona ko noneho niba duhinduye IP tukaba twakohereza message kuva kuri case tujya kuri printer, cyangwa se kuva kuri Peter tujya kuri printer, cyangwa se kuva kuri case tujya kuri Peter. Muri kubona ko iyo dukoze simulation hano muri kubona ko biri muri progress. Icyo gihe kubera ko zagisubiye muri network imwe ziba success. Ni ukuvuga ngo izishobora kucommunicating hagati yazo, sibyo? Muri kubona ngaha dufite in progress, dufite case printer murako iri muri progress, tukagira another one which is Peter printer. Muri kubona ko iya mbere yabaye successful, kuvuga ngo izi mashini ya case na printer byabashije gukorana, sibyo? Tukaza ahangaha kuri Peter, murabona ko iki muri progress ariko nayo yamaze kuba verified nko mubibona ara hejuru. Iyo yamaze kuba verified ni ukuvuga ngo iba yaraorganizinze device biri bishaka communicating na muri network. So reka dutegereze progress yayo gato, mukanya murata muyibona yimakinze ahangaha. So ikintu cya mbere rero iyo uri gukora ibi bintu configuration ya network, ukora uko ushoboye ku buryo IP uzitondera cyane kugira ngo zateze ikibazo. Muri kubona ko hano byabaye successful. Ubu nibwo buryo rero ushobora guhuza imashini zitandukanye muri network imwe wazihaye IP zisa kandi zikabasha gucommunicatingana, zikaba zanasharinga printer. Yego.